kuvuga meya hari icyaha yakoreye mu biro ariko bakurikiranyweho icyaha yakoreye mu buriri. Ntabwo wazanamo umuntu uri buburane mu Kinyarwanda, ubushinjacyaha buraburana mu Kinyarwanda, buzanemo umuntu udashobora kumva ikiri kuvugwa neza mu rubanza uregwamo icyaha gishobora kugufunga burundu. Uyu namahitamo ariko none ushaka ko interpreter yasemuye nabi se. Hano ngiye impamvu ari bubyemere. Uratubwira hagati y'umushinjacyaha, umucamanza na Moses ubwe. Yego. Harutanbaga ururimi umwavoka avuga cyangwa se umwavoka ntabwo yumvaga iby'umushinjacyaha ashinja. Katarugana Moses akurikiranwe. Utegeza ko ariyo mpamvu bitabaje umwavoka w'umunyamahanga. bakunzi ba Intego TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Mugoroba mwiza ku bagiye kudukurikira mugoroba. Amakuru ni menshi cyane cyane abutabera, kandi muzi ko ariyo priorite yacu, makuru ajyanye n'ubutabera. Ndi kumwe n'abagabo babiri muri kureba imbere yanyu. Theogene Manirakiza muramuzi kuri Ukwezi TV, na mugenzi wanjye Rashid mukunda kumubona ahantu henshi, ariko ari hano cyane cyane kuri Intego TV. Ndabasuhuje cyane nk'abagabo mwe. Natwe turakwikirije. Ntabwo bakunda ko mbita abasesenguzi, ariko baranasesengura kubera imyaka myinshi baba bamaze mu itangazamakuru. Ntabwo bakunda ko mbita abasesenguzi, ariko n'abanyamakuru bagenzi banjye, ariko ni n'abasesenguzi ko uyu munsi bagiye kudufasha gusesengura ku makuru y'ubutabera ari kuvugwa cyane, ari kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mere wenda ku nkuru ebyiri zimaze iminsi zivugwaho cyane. Turaza kugaruka kuri Bwana Erasme wari meya, ariko turanavuga kuri motions Turahirwa Moses nawe uyu munsi uri gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Ariko wenda ntabatindiye, reka mbaze muri makeya Bwana Rashid wari mu rukiko atunyuriremo gake cyane urubanza rwa meya Erasme, uko yabonye rwagenze, nuko atekereza ku mwanzuro wafashwe mu magambo make cyane. Urakoze cyane Louise. Urubanza rwa meya Erasme Ntazinda, kimwe n'izindi manza zose z'abayobozi, nazo zagiye zigaragaramo utuntu tudasobanutse cyane mu bantu bakurikirana iby'ubutabera. Ko urebye nk'igihe yafunzwe, ubundi tuzi ko amategeko ifungwa n'ifungo ry'agateganyo riteganya iminsi 5 mu bugenzacyaha, iminsi 5 mu bushinjacyaha, yagomba kuba afunga iminsi 10, ariko ugiye kubara usanga yararenze, kandi haba umwavoka haba we ntibigeze bigarukwaho. Ikindi kimwe n'abandi bantu bose muri iyi minsi bisigaye bigoye ku banyamakuru kujya gufotora umuntu haje, kuko usanga abapolisi baba ari benshi ku rukiko begezayo abantu bababwira kujya kure yaho umuntu ari, n'uburyo baba bamutwara bamwirukansa n'iki, ubona ko gufotora ntibikunda haba hanze y'urukiko n'imbere mu rukiko. Imbere mu rukiko abanyamakuru barandika basaba kugufotora imbere mu rukiko, muri iyi minsi bisa naho bigoye ko barandika ntibasubizwa. Ikindi kuri Ntazinda Erasme wafunguwe uno munsi ni kijyanye n'uko gufungurwa kwe. Niwe muntu wavuga ko uburanye mu rukiko akajya imbere y'umucamanza, ariko akahava avuze amagambo make. Yavuze amagambo 2 gusa, yemera ko umwirondoro ari uwe. Nyuma bamubaza ku nzitizi yari itanzwe n'umwunganira Nyangezi Bonane, aravuga ati ku buryo umwunganizi wanjye avuzeho nanjye nta kindi narenzaho. Niyo magambo yonyine yavuzwe mu rukiko. Bitandukanye rero no kwa Turahirwa Moses nawe tuza kugaruka. Ngira ngo kuri Ntazinda nicyo ngicyo umuntu yavuga, ariko nanone ku mategeko umuntu akaba yakwibaza, batanze inzitizi mu rubanza ariko ntihigeze hasomwa ibiregwa ko yengera gukurikiye scenario ukuntu yagenze. Ntazinda niwe winjiye bwa mbere mu rukiko, yicara umwanya muremure ari wenyine, nta n'ikintu ari gusoma rwose, ubona ari umuntu utuje. Hashize nk'iminota 30 umwunganizi we mu mategeko araza, baricarana baraganira baseka. Ayo umwunganizi we nawe yabaye meya mu Rwanda. Yari meya wa Gicumbi, Nyangezi Bonane. Muri cya gihe abameya ba Gicumbi biguraga ati urabyibuka. Yego. Ariko hari ubundi butabera rega buriya. Wenda nkunganiye ubutabera, hari justice sociale. Buri se ifite agaciro gakomeye cyane. Ntabwo igendera kuri code penale, ntabwo igendera ku mategeko yanditse, ariko ikora gute justice sociale. Iyo pressure ihari, iyo umukuru w'igihugu ubonye afashe icyemezo akavuga ngo izi kamera zifata abantu muri 40,
mu byapa bya 40 kuki mutabihindura ko mukagira uko mubigenza hari abakoze justice iri sociale yarebye rubanda bari kwakira bate ibintu bihari uziko ubutabera butangwa mu nyungu zande za rubanda iyo rubanda bari gufata ibintu mu buryo runaka ariko ubwo ushaka kuvuga ko amarangamutima ashobora amarangamutima arakora none se cyo iyo ntabwo twita justice sociale ahubwo ni kwa kundi ubutegetsi bugabanyijemo ibice bitatu ari executive nayo icyemezo cyayo kiba ari itegeko president rero we abahagarariye zose ariko nk'iyo avuze icyo president aba ari executive nuko nanze urugero bene ndaza kuguha izindi ngero nuko nanze urugero kuri president hari izindi manza atavugaho cyangwa se ibindi bintu ibyemezo atavugaho ariko uko societe iri kubigaragaza umucamanza akaba yagira iyo pressure iyo influence kuko mbere ko umuntu w'umucamanza n'umuntu abacamanza bagira ikintu cyitwa appréciation des juges uko umucamanza bibona ashobora kubona kubera amategeko y'uko yanditse ariko ashobora no kwiboneshwa n'abandi nuko societe bari kuvuga ibintu kubera ko yagiye gutanga ubutabera zirikana ikintu kivuga ko ubutabera butangwa mu nyungu za rubanda reka wenda nubwo ruzataragera ku ngingo ya Moses na Erasme ari bibiri bahuriyeho abantu benshi bavuga ko bakurikiranweho ibyaha ariko mu by'ukuri hari ibindi bakurikiranweho kuko ushobora gukora ikintu kibangamye hanyuma uganirwa ikindi kintu kigize icyaha atari nayo cyari kibangamye cyane ibyo turaza kubigarukaho wenda mu buryo bwawe wenda turaza kubigarukaho ariko ntitujye kure nanone y'amategeko ni ukuvuga meya hari icyaha yakoreye mu biro ariko bakurikiranweho icyaha yakoreye mu buriri nibyo amakuru ni mashya nibyo kuko reka nkubwire Erasme yafunguwe kubera iki kubera ko umugore we yanditse ibaruwa akoramo ikirego aretira ikirego ariko mbere yuko tutangira kumenya byinshi kuri meya twabonye umugore uri mu ntebe inyuma ye hari ibendera bivuga ko meya afite ukundi kuntu yigenza sibyo ni ukuvuga ngo mu biro bya meya kiriya ni icyaha nakubwiye ko hari icyaha uburyo bagiforumira uburyo uri bugaragaze ko ari icyaha koko ushobora kubura ingingo ariko mu by'ukuri ubona ko umuntu yakoze icyaha ugashaka ibindi oya reka nkubwire icyaha kurinde nakubwiye ko ari justice sociale hari norme za societe hari amahame y'imyitwarire reka wenda bayavuga umuco none se bagira ngo amategeko ntashingira ku muco yes amategeko ashingira ku muco icyo abadepite abashinga amategeko bibagiwe rero kuvugaho ariko mwibuke ko ntabwo ashingira ku muco gusa ashingira ku muco nawo urimo ariko ashingira ku masezerano u Rwanda rwasinye ashingira ku mategeko mpuzamahanga ashingira kuko niyo mpamvu umuntu abagenda bayapetinga reka iyo ikintu kugira ngo context iri kwivugamo yumvikane narashobora naze kubyumva iyo hari ahantu hagaragara umugore wa meya sibyo yicaye mu ntebe sibyo nta muntu wari kuvuga meya ntabwo twari kumuvuga oya nibwo twari kumuvuga nta wari kumufunga ariko sibyo no kuvuga ngo umufunga ni ikindi oya reka maze mubwire tuvuge ibiro by'umutegetsi abari mu biro bikeye ngo ni meya ariko ni bya leta ni bya rubanda sibyo ariko hari abantu bamubona mu buryo bworoshye hari abakozi b'akarere hari abayobozi mu nzego zitandukanye polisi ingabo intara cyangwa se abandi bantu RPF ashaka kugira ngo bati hari icyo tugiye kureba mu karere uwo muntu yahagiye akaba rwose no mu gihe wenda meya sohotse yakwicara mu ntebe ya meya niyo yaba atari yo yagenewe reka buretse gatoya hagarara aho ngaho buretse gatoya aho niho turi busobanure neza ninde wakwinjira mu biro bya meya atarimo ninde ushobora kwinjira mu biro bya meya atarimo erega kuvuga ko atarimo byo ntabwo wafotoye ninde wenda ni meya wafotoye niho nyine waruvuze wanya ko meya atarimo cyo sibyo ubundi ko umuntu ahari byonyine afite urufunguzo uwo yahaye urufunguzo rwo kwinjira niyo yabasohotse amubara nkaho ahari umuntu ushobora kwinjira mu biro bya meya adahari niwe ni meya ubwe na advisor umujyanama babiri erega kandi ikindi ibyo ngibyo yewe nemera ko meya ashobora kuderega umuntu niba meya avuze ngo vice meya ugiye kundebera ibintu binibi mu biro akamuha urufunguzo nta kosa yakoze abwiye daso w'akarere hari ibintu ugiye gusiga mu karere ariko tukiri aho ngaho hari ibintu bitabujijwe sibyo hari ibintu bitabujijwe kuba meya nk'umuyobozi yakubona undi muntu umuyobozi niyo yaba ari ku rwego ruri munsi ye niyo yaba ari PR ngo ajye mu biro bya meya sibyo apfa kuba azi neza ko umuntu icyizere we akimufitiye sibyo ariko Theo ibiro bya meya kuri kubigira ibiro bisanzwe uziko ibiro bya meya ari byo byonyine mu karere biba biri muri radarapo
ntabwo rero ari ibiro bisanzwe reka nkubwire uvuga ngo meya yagiye afunga ibiro by'ubufunguzi wari ufite ibyo ndi kandi kubyumva ikindi meya wari umaze imyaka irenga 8 ari meya hari amasomo nk'abayobozi wari wabona meya uko byagenda kose ntiwamubona kuri moto vice meya uko byagenda kose tugaruke kubera ko meya mu rukiko ntabwo ukwiye twumva aregwa intebe ariko impamvu y'intebe nicyo ndenda reka bana nkivuge nta gitizo tukivaho numvikanishe ingingo nshaka kubwira Louise mbere nabere nko ari kubivuga PR w'akarere iyo meya agiye gukora ibintu burya byinshi aramubaza ati ibingibi biti PR mu bakozi batoye mu karere ariko bashinzwe iki image y'akarere uwo mushinzwe image y'akarere rero meya ashaka kugira ikizere ko n'ubundi ibyo agiye gutangaza ayitabaza PR bamubwira ati nk'umuntu umenyereye hanze ibintu birasohoka biduheshe isura nziza umuntu meya mwitabaje akubwira ngo uze kugenda urebe nibi ukora ibingi mu nyungu z'akarere n'ubundi umuntu numwizerwa kuko ubundi umukozi wese w'akarere akwiye kuba afite ikizere waba ikizere burya ni hahandi wanirukanwa kubera ko ikituma utari umwizerwa cyatuma udahabwa n'akazi cyangwa se ukirukanwaho none tugere kuri ya ntebe rero turi kuvuga kugira ngo hari bize no gukunda nituza kugira ku byamuzi nibuza kubyumva abantu baravuga bati Moses kuti yatataye muri yombi mbere yuko atangaza amagambo yatangaje ku buyobozi bukuru bw'igihugu na RPF sibyo kuki ari bwatanga muri bakurikira nk'ibiyobyabwenge aho bihuriye ni hehe hari imyitwarire mibugira ikagaragazwa n'ibindi bikorwa bindi wakoze bitari iyo myitwarire kandi tukarangiza akantu ka meya ndashaka kubabaza mwembi uko urubanza rwagenze harimo utuntu twinshi dushobora kwinjiramo ariko kuko tutagaragaye mu rukiko reka tuse nk'ababyirengagizamo gatoya bitavuze ko bitavuzwe byavuzwe n'ahandi hatandukanye ariko dukurikize uburyo mwavugaga kimeze nka opinion publique icyo abantu bari biteze n'icyabaye mwebwe mwabibonye gute ndavuga ku rubanza gusa rwa meya Razimwe Rashid wabonye gute umwanzuro w'urukiko wabonye rubanda rwayakiriye gute cyangwa wowe nk'umunyamakuru unakunda kurikirana inkuru z'ubutabera wabonye ari umwanzuro waruciye mu gaciro twabezingira ku mategeko kwa afite icyo bivugaho ariko nuko abantu bari biteze ukuntu bwo kubagenda ngira ngo muze no kugaruka kuri Twitter ya Gatete Ruhumuriza mwabonye ikintu yavuze ukuntu bisobanuye mbese tugende muri uwo mujyo dushaka kumva mu by'ukuri abantu bari biteze iki kandi babonye iki urukiko rwaduhaye iki twadukeneye cyangwa bifite nyine nibyo abantu bakunda kugarukaho amategeko yacu ukuntu yubatswe cyane code penal yakozwe na Evode gihe cya Busingi ni code penal ifunga cyane urase Evode niwe yikoze wenyine code penal situkwamo nkuru ye bintu simbyemeye situkwamo nkuru ndetse kuntu yayikoze ni code penal yo gufunga uko no uriho urumva niwe wagiye kwidefanda mu nteko yewe ndeba ariko yahagarariye itegeko risohotse yahagarariye minisitiri w'ubutabera signature ye n'umukuru w'igihugu Evode ninde wayidefanze mu nteko rega kwidefanda ngitari byasohotse izari byasohotse bura bino bintu bikorwa na team ndende ariko abantu benshi bafitemo interest cyane muri code penal rira tegeko kurigitira Evode nta naba nciye mu okay niwe wari dufanze mu nteko gutekerezo bya ko hari abashinga amategeko iyo itegeko hari umushinga w'itegeko iyo igiye kuba itegeko riba itegeko kubera ko umuntu wanyu uri sijyaho perezida wa repubulika ubwo rero kugitirira Evode aho ngaho ntabwo turi bubyemeranywe sawa nta kibazo ariko niwe ugiye kudefanda mu nteko icyo nshaka kuvuga ni itegeko rifunga cyane nk'ibyaha yashinjwaga ni ugutaha urugo n'ubushoreke ubiteranyije byose na myaka 2 n'amezi 6 biguhamye maximum ariko mu Rwanda ahenshi iyo ari ibyaha bibiri biguhamye bari bigifite igihano kinini akaba ari cyo baguha ingingo ya 66 rero y'imiburanishirize y'imanza z'icinja byaha ivuga ko umuntu ushinjwe icyaha kitarengeje imyaka 2 ntakwiye kuburana afunze urumva we yari munsi yacyo se nk'iminsi yafunzwe bambwira ko yifunzwe kubera iki niba koko ari bira byaha yashinjwaga nkuko Theo abivuga ati ngo wenda habari ibindi ariko ngiye ndeba dossier ubushinjacyaha bwaregeye so we wanyuzwe nuko bamurekuye kumurekura rero ntago ari cyo kimurekuye ikimurekuye ni ingingo y'138 ivuga ko umugore abashyingiranwa iyo habayemo icyo cyaha cyo guturugo cyangwa ubusambanyi ugishinjwa n'uwahohotewe n'uwo mwashyingiranwa imuhereza ubundi burenganzira bwo kujya gukuramo ikirego igihe cyari cyo cyose mbere yuko icyo kirego kiregerwa urukiko cyangwa gifatirwa umwanzuro niyo cyarye urukiko aho cyaba kigeze hose niyo cyagera mu rukiko yemerewe kuza kuvuga ngo nyakubahwa mucamanza uyu muntu wemerewe
guhagarikisha ikurikirana rubanza aho cyaba kigeze hose. urumva rero rutandukanye Aha rero njye bino nashingira kuvuga ngo ntabwo natunguye kuko namenye mu gitondo yuko iyo gahunda ihari yo kumurekura. namenye ko yakozwe iyo gahunda yuko yamurekuye. ahubwo iyo batamurekura nicyo cyari ariko n'andi makuru y'abamotari nkesha abamotari sibyo andi makuru y'abamotari mfite Yego. yuko n'ubusanzwe bamufata umugore yari ataratanga ikirego. So kuvuga ngo ibintu urimo gukeka noneho urumva hanyuma abamotari babimbwiye abamotari abantu bakurikiriye amakuru bazi abamotari bari Yego abamotari nta kibazo. yego abamotari bambwiye kumva n'amakuru y'abamotari ntuze ko yambaza bambwiye ko nyuma yo kureba bagasanga itegeko riteganya ko nta muntu ushobora gukorera icyaha cy'ubushoreke uretse uwo mufitanye isezerano. byarabaye ngombwa ko umuntu noneho nyuma ikirego gitangwa. Ikirego agomba kugitanga kuko urumva umunsi bikorwa reka mubwire niyo mpamvu ndi kubwira Rashid akamubwira ngo icyaha ngo cyaregewe ubushinjacyaha hanyuma ubushoreke bamufatiye ntabwo bushingiye n'intebe iriya ntebe sibyo iriya ntebe uwicaye mu ntebe sibyo ubushoreke ibintu biri mu ntebe byagaragaje ko hari ibindi byabereye mu buriri. oya hari n'ibindi bimenyetso byinshi ngo bamusanze mu rugo ibyo bimenyetso byari bisanzwe bihari ariko iyo foto y'intebe yaje amaze kubwira iriya foto yari ihari sibyo hano icyo yari itwaye sibyo ahubwo yagiye hanze kubera iki kugira ngo hagaragazwe ko hari ibindi byinshi muri public berekane. abamotari benshi bagaragaza ko habaye umuhango wo kwibuka mu bagombaga kwibuka abantu bo mu muryango wabo harimo n'umugore wa meya w'isezerano. Ku munsi wo kwibuka aho kugira ngo meya nubwo batandukanye separation du corps ariko batatandukanye byemewe n'amategeko mu bibazo nk'umuntu byongeyeho ubuyobozi abizi ko umugore aza kuba ahari ahajyana ari kumwe n'undi muntu ari we twabonye ku ifoto mu ntebe sibyo niba barakubwiye ngo hari ibyaha bikomeye ariko bigoye ko no muri sosiyete wabizana ngo bigere imbere y'urukiko sibyo hari uburyo ibintu byinshi bitagombaga kuvugwa muri context yabyo kuko buriya hari ibyaha meya yahaniwe deja gutabwa muri yombi ibi byonyine iyi reputation yo kuba yamenyekana ahubwo ubwacyo ni igihano. Amategeko agenga imyitwarire y'abayobozi babivugaho ubusambanyi ubusinzi guhoza ku nkeke umukozi cyangwa undi yes iri tegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi ariko rivuga ko uwabikoze ahanishwa amategeko yo mu kigo akorera ngenga myitwarire mu kigo cyangwa y'ubuyobozi ariko bakongeraho ngo bitabujije andi mategeko asanzwe ahana ndakuruye ngo ibyo ngibyo yagombaga kuba yarirukanwe ku kazi. Nicyo nanjye kubaza Theo nicyo njyanama yakoze urumva mbere ko mubwira njyanama nakubwira muri forces mu nzego z'umutekano muri polisi no mu gisirikare mu Rwanda iyo uketsweho icyaha tuvuga cyo gufata ku ngufu urukiko rwakugira umwere polisi irakwirukana n'ubundi niba uri umupolisi igisirikare cyarukana n'ubundi niba uri umusirikare n'ibindi bihano uhabwa mu gisirikare kubera ko ugomba gukora ibishoboka byose n'ibindi byaha byinshi ugomba gukora ibishoboka byose ntunakekwe ibyo bituma biriya bihugu ubona by'i Burayi za Botswana muri Afurika no gukeka ubwabyo hari ibintu rero muri urwo rw'amategeko iyi bintu warabikoze koko bagasanga babayindinze iki itegeko riteganya code penal ntabwo ukwiye guhanwa ariko barebye ku mategeko ngengamyitwarire ndaguha urugero rumwe nko ku bapolisi kugira ngo ubyumve higeze kumvikana abapolisi baketsweho gusambanya umwana w'umunyeshuri Nyarwanda mu Majyaruguru ari gukorwa ibizamini bya leta sibyo nyuma abapolisi icyo gihe ndibuka umuvugizi wa polisi yari Afande Kabera rero ati niyo twasanga ari umwere agomba kwirukanwa kubera ko ubundi aho hantu kunda bavuga bigukekera uhisanga ute ahantu hari abanyeshuri b'abakobwa uri umupolisi ushinzwe kurinda ibizamini uhisanga ute ku kizina ryawe aryo riza kuvuga mu gihe mu mategeko bigenda gute mu mategeko kujya muri forensic bakareba ngo habayeho kumusambanya bagasanga ntibyabayeho ariko ko wari wageze ahari byonyine ntibigize icyaha cyo kumusambanya tentative d'infraction oya wabigerageje oya ntabwo ari tentative na uravuga wowe ubwinjiracyaha muri icyo cyaha wowe ushaka kuba ntabwo ari ubwinjiracyaha kuko urumva ubwinjiracyaha n'ubundi forensic irabigaragaza ishobora kugaragaza yuko kuko dufite ikoranabuhanga ribipima ngewe ibiganza byanjye byakoze ku matako
ya Louise icyo cyamaze kuba icyo gihe ni tentative cyamaze kuba icyaha yes nicyo ndikubwira rero n'ubundi ibyo bigaragazwa n'ikoranabuhanga n'uburyo buri scientifique ariko mu buryo busanzwe ubundi nk'umupolisi ushinzwe kurinda ibizamini k'ibyo urinda byari biri hariya hanze winjiye hariya gute cyagenze gute kugira ngo umunyeshuri aze mu mategeko muri code penal ntabwo bivuga ko umupolisi uri mu kazi aramutse agize inkitire bajya kureba aho abana bari bene kuko akashize umutekano ntabwo code penal ivuga ko yakwiye kubihanirwa icyaha runaka ariko muri code penal niba mugira nasanga nta cyaha kimuhama rwa rwego rwo ruragenzura mu mabwiriza muri ethics za rwa rwego basanga hari ibyo yarenzeho umva aho ngaho biza mu gusigasira ishusho y'ikigo ukorera muri icyo bita reglement d'ordre reka dusubire kuri njyanama wibuke ko hari abayobozi benshi cyane cyane mu nzego muri guverinoma bagiye bayiguzwa bagategekwa kwegura kugira ngo bibashe kubakurikirana kubera iki igomba kumukurikirana gifite za iminite kubera iminite nubwo hari zitanditse meya ntabwo ganya iminite na gitifu umurenge na gitifu umurenge ntabwo ganya iminite na gitifu w'akagari ariko mu mategeko hari iminite ariko mu mategeko y'u Rwanda umuyobozi ugira iminite n'abadepite ariko nyine ibyo nakubwira ngo nubwo itanditse sibyo iyo agiye ahantu ari umuyobozi mukuru ava mu muyobozi mukuru ni meya iyo ubwayo icyo cyubahiro ubwacyo hari iminite itanditse mu itegeko ariko ihari reka nkubwire urugero none se Ntazinda Erasme aruta Gatete Claver Gatete perezida wa Repubulika yisabiye RIB kumutangiraho iperereza RIB iperereza rikora ari minisitiri ariko byatanzwe nande perezida yasabye inzego z'ubutabera ariko ntiyamwirukanye icyo Theo arimo kuvuga arimo aravuga ngo hari umuntu utapfa kugenda gutya gusa ngo ufate uko wiboneye ni ukuvuga ngo meya nicyo ashaka kuvuga ariko ati ntabwo byanditse ahantu na hamwe ariko iyo twinjiye ahantu twese mu byubahiro byacu usanga meya avuga ati reka ari gufata ijambo rya mbere kuko ariwe mukuru uraho reka muri urugero oya buretse gatoto mu rugero kandi azi neza Theo ndabyibuka niwe twitinze bwa mbere ko umuntu bita Bamporiki Edouard ashobora kuba atari mu maboko ye si wowe twitinze mu masaha mbere mu gitondo me Bamporiki cyanditse bari gusezera igira ryari ni nyuma yaho yego ni mugoroba nk'izi saa moya saa tatu bari bambwirira ariko reka nkubwire bari barambwira muri kwa yanagezemo nubwo yafungiye mu rugo ariko yabanje kugeramo ariko reka nkubwire Louis ariko buretse gato tukiri ku icyo nubwo tari kuvuga Bamporiki so bwa mbere yarabikoze kuko izo nshuro zose yarabikoze atari yarahise afatwa hari umuntu byanze bikunze wamukuyeho amaboko nakubwiye ko ari ubudahangarwa butanditse ngendemera mwana hari ikindi kintu Louis hari ikindi kintu kindi gihari ntabwo wigeze kumbwira ngo ibiro bya meya ntago ari ahantu hose habonetse ko haratana no muri rero nako bibitajye ngo ikomanga yinjire njyana mitabizi sibyo itifu akarira tabizi good governance atabizi nubwo ntaho byanditse ikiyo minute ayifite ku buryo bagomba kubimenyesha ariko nkuko yemera ko ari ahantu hatabonetse hose kwinjiramo hari ikindi kintu bisaba niba munyanama agomba kubimenyeshwa ikamenyeshwa ko hari ibintu bihari bituma ibiro bya meya bigomba kuba uyu munsi ahantu noneho meya agomba kwamburwa uburenganzira sibyo kandi ntabwo bakurikirana ugifite uburenganzira rega iyo bagufunze bakwambura ibyo wari ufite byose n'ifunguzo z'akarere bagomba kuzimwambura bazimwambura n'ibikazibika se yazihandetse igomba kumenyesha inzego icyo mbashe kucyo numvisemo cyo nuko hari amategeko yanditse ariyo Rashid arimo kudefanda ariko hari na realite iri kuri terre ariyo urimo kutubwira ngo ikindi kintu nize abantu babacamanza abantu bakora mu nzego z'ubutabera benshi bambwiye ariko ntabwo uzumva bakivuga mu ruhame sibyo mu bijyanye n'amategeko amabwiriza ari munsi y'amategeko ariko practically amabwiriza arenze amategeko icyo cyo n'ibimenyetso hano sabo mabihakana icyo sinzi abantu bari kucyumva oya ibyo byo birananditse ko ibintu biri gukorwa tutaye kwitegeko ribivuga reka nguru hashaka kuzibwiriza ritutse ku rwego hano biranasobanutse ndetse niba itegeko abadepite batoye ryaturutse muri kabineti rikemezwa rikajya mu nteko bakaryemeza ry'amatorero ry'amiryango ishingiye ku myemerere rihari rivuga iby'umuryango usabwa kugira wemerwe burundu ejo bundi umuyobozi wa RGB agasohora ibwiriza umuntu utanitabira kabineti ufite ikigo cya leta yobora gifite ubuzima gatozi agasohora ibwiriza riza rikuraho rya tegeko rizana amabwiriza ari yakomeye cyane reka mbwira amabwiriza akomeye n'indi ngingo kumbwira amabwiriza anakomeye n'indi ngingo ariko nimubwiye ngo gutandukira Trump yakoresheje AI akora ifoto yambaye nka papa
aravuga ngo I want cyangwa se I prefer an American pop hanyuma umunyamerika sibyo Trump igize atora ariko iriya ni influence ikomeye cyane iriya nibwiriza ritanditse rikomeye cyane ni ukuvuga ngo byonyine kuba Trump n'igitinyiro afite yamaze kurema mu batora yuko yifuza umupapa w'umunyamerika naramuka agiye kuri feye y'abakandida uraba we uzikuruje koma uroburije kumva ikintu kiguhata ngo uyu muntu niwe ngiye gutora sibyo none se ibyo ni ibwiriza iryo kubwibwiriza iryo none ntiryanatanzwe na influence ariko noneho ndagatekereza ko nubwo impamvu naze kubihamya nuko ntabizi ntamubonye nta evidence ifite ashaka baravuze ngo mutore kanaka oya hari aho hajemo influence kuko hari n'ibinyamakuru byo mu Bufaransa cyane byagiye byandika ko perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron ari gukora ibishoboka byose ngo arebe ko haba papa nakuriya gusubika uvuga ngo arebe ko haba papa w'u Bufaransa byo ni ibintu by'umwotsi wanjize kuza w'umweru ibyo bintu by'umwotsi mureke ibintu by'imyemerere twigarukire cyo cyatumye umwotsi utaza twigarukire ku byo twari turi wenda ntabwo twari gutandukira twari kumvisha ko ibintu mu buryo butandukanye bishobora gukorwa hari izindi nzira byanyuzemo biroroshye cyane yuko umuntu hari oda yaturuka ahantu nawe bavuga ngo uyu muntu bigende gutya na gutya kandi bigakorwa hanyuma hari tweet twabonye yatwitinzwe na ariko icyo nari ngikomeza nkivuga kuri kiriya nkavuga ngo gufunga Erasme ntabwo byari bikwiye arafunguwe uretse ndacyakuvuga ko bitari bikwiye kubera ko yabivuze impamvu ngo igihano kiri munsi y'imyaka 2 ntabwo kibura gufunga icyo kintu Louise aho ngaho akoze jijoma mbere yuko agera imbere y'umucamanza nicyo umucamanza yagomba gusuzuma nyine umucamanza wenda gushikira ku cyahereye amufunga oya none se ribijya gufunga yo itaza bifunga oya ntabwo Louise twumvikane iki teko rivuga ni iki iyo code ya procedure penale igenderwaho nyine muri rwa rubanza ruburanisha detention niho wahera umucamanza cyangwa se uri umwavoka niko bimeze ribu yugufashe irabwira ngo urakekaho icyaha iki n'iki ribu nagacurubanza mu nshingano ribu nagacurubanza detention ntagereba ribu uretse gatoya ribu ikubwira ibyo ukekwa noneho mu bushobozi bwabyo ikavuga ikadesida twemereye kugufunga ntitwemereye kugufunga niyo mpamvu ushobora kujya kurega umuntu oya tandukanye ibintu bibiri hari ibyaha bakurikirana badafunze sibyo uri kubyumva iyo ni detention provisoire nyine yemezwa n'umucamanza sibyo no kuvuga ngo tandukanye gufunga kwa ribu no n'icyemezo cy'umucamanza kivuga ko umuntu afunze ni ibintu bibiri bitandukanye biratandukanye no kuvuga ngo ribu reka ngurugire uko gufunga uri kuvuga ribu na polisi bemerewe kuvugana n'icyaha wakoze hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ufungwa nta n'icyaha wakoze ubwire 3 mbere na mbere umuntu ushaka kumufunga bagira ngo bamuhungishe urabizi ko biteganywa ibyo biteganywa n'itegeko basanze ibyo biteganywa n'ingingo 65 none se nyine ko ndikubwira ibintu bishobora gutuma ufungwa kandi nta cyaha wakoze icyo biragomba ko wakoze icyaha ibyo ni ibintu njyewe aho nakomerezaga no kuvuga ngo iyi nzitizi batanze iyitemerwa no munsi ndabizi ko uriya yari kujurira Nyangiza Bonane azazana iyo nzitizi n'indi navuze Louis hano Rashidi ikintu ari kwirengagiza no cyashoboka iriya ngingo none se gatonga urugero ribu we ushaka kuyibuza gufunga kandi umva ukuntu bimeze Louis iyo ribu igutaye muri yombi iteganya yuko wowe abakunganira n'urundi ruhande rw'umushinjacyaha hago ashobora kubonekaho exception ishobora gutuma ufungwa kuko zirahari zishobora gutuma umuntu afungwa igihano giteganywa kitageze ku myaka 2 icya mbere bashaka kugira ngo ari ibimenyetso hari pereza rikiri gukorwa sibyo ushobora kwica bashaka kubwira ngo basanze ushobora gutoroka ubutabera ibyo byose ni exception ihame no gukurikirana udafunze ikintu rero kwirengagiza wowe uri gushaka kwitiranya umunsi wa mbere unatabwa muri yo ndeketsweho icyaha n'umunsi umucamanza muri detention afata umwanzuro ngo umuntu azakurikiranwa afunze cyangwa adafunze ni ibintu bibiri bitandukanye ibiteganywa rero n'itegeko ni bya bintu umucamanza kuko rega amategeko ribu ifite navuga ngo umurongo igenderaho sibyo utandukanye na code penale code penale rega ntago ribu ifata icyemezo cyo gufunga ifata icyemezo cyo guta muri yombi
mu gihe umucamanza we yafata icyemezo cyo gufunga ni ibintu bitandukanye. Gutabwa muri yombi bikorwa na RIB bitandukanye no gufunga bikorwa n'umucamanza. Yego umugenzacyaha iyo yagufashe ahagukiriza parike nayo ishobora gufata umwanzuro wo kurekura cyangwa se ntikurekure kugeza icyo gihe nta kosa ribiba yakoze. Ibyo ngibyo uvuze n'abashinjwa ibyaha biri civil RIB yajya bafunga ikabafungura nyuma aricyo ngicyo uvuze. Uvuga ngo gufunga RIB kandi irebana n'ibintu bipenale. Gufunga bifite gufata umuntu ukamujyana kumufunga bifite amategeko abigenga. Umuntu rero ujya imbere y'umucamanza afunzwe amategeko arabiteganya. Ninde uzi imbere y'umucamanza afunzwe no kubera icyo? Oya ikintu cyane imbere y'umucamanza kuvuga rero ni mu mizi. Ariko kuri detention ubundi reka mubwire kuki se babanza kubona n'ubundi detention. Amategeko gufungwa kugira ngo umuntu avanwe we ajyanwe gufungwa ni ikintu gikomeye babyita impamvu ya nyuma. Nta bundi buryo buba bugisoboka. Uretse na nijye kumuha urugero kubera iki none bashobora kumufata urimo kuvuga urabona RIB yarakoze ikosa mu gufunga Meya Erasme. Uriya harimo amakosa uriya mwavoka we ntabwo byari mu bubasha bwa RIB. Ntabwo ukurikije icyaha yashinjwaga hariya yagombaga kuburana ari hanze. Oya ariko hari ikintu uretse ko kumuha urugero Theo. Oya utaragera ku rugero hari ikintu Theo yavuze ngo urabona harimo ibibazo twakwita amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore. RIB no kugufata kuvuga ati nataha mu rugo kuko ntabwo tuzi icyanateye ibibazo hagati ya Meya n'umugore we. Kuba mwemera ko umugabo yaca inyuma umugore we cyangwa umugore we yaca inyuma umugabo ako kanya agahita ajya muri gereza ubwabyo ni ikibazo. Uwo munsi naharariwe mu rugo umugore yabiregeye ukarara muri gereza ngo kwaca inyuma umugore. Izo gereza ntabwo tuzaziruka. Ruhi hari ikindi kintu tutari kwirengagiza. Gerashatse kugura ariko umugore ntashobora kurakara agakorera nk'amahano umugabo we. Ibyo ngibyo ni ibindi bisobanurwa nyuma impamvu zatumye tumufunga ariko ntabwo ajya mu bikigo ngo nyine ko ntabwo mu byo hari ikintu tutari kwirengagiza. Urugero nuko mutashobora ariko ni wowe mu rukiko buretse uri mu rukiko Meya Erasme n'umwunganizi we icyo kintu bakivuze iki kuko ndashaka dushingiye ku bintu byabaye rero ndakubwira nta kintu. Meya Erasme niwe muntu ufunguwe mu rukiko uvuyemo amagambo makeya mu bantu bose baburanye n'umwunganizi. Ndabyemera ibyo umwunganizi wanjye avuze ntacyo narenze. Yavuze iki umwunganizi? Yaravuze ati ngewe musuzume ingingo y'Ijana itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange murebe niba urubanza rukomeza cyangwa niba muruhagarika. Ivuga iki iyo ngingo? Iyo ngingo rero ivuga ko ni mwe ko twahereyeho ko uwatanze ikirego ashobora kugikuriramo igihe icyo ari cyo cyose bashaka kandi kavuga ko ugitanga ni uwahemukiwe umwe mu bashyingiranywe yaragitanze. Aho ngaho rero nakubwiye ko abamotari bambaye niho rero twibajije Ruhi nakubwiye ko abamotari amakuru bambaye ari uko n'impamvu bivuga gutya akizigama ari uko yari azi ko mu by'ukuri gishobora kuba kitaratanga ariko nanone azi ko hari influence y'uko anytime cyagera gute cyatangwa akizigama kubera ko yavuga ngo kuki kitatanzwe akaburanisha iyo ngingo bagahita basanga cyatanzwe bari gusanga ariko ibyo burana yahise atsindwa noneho aravuga ngo murebe icyo ingingo iteganya. Ariko hari ikindi kintu nshaka kubwira Rashid nshaka kumwibutsa. Uzi ibyaha biteganya ibihano biri munsi y'imyaka 2 RIB iramutse idafunze nta muntu n'umwe mu gihe yafunga ko ni igihano cy'umwaka umwe. Abajura ni imyaka itarenze 2 sibyo uretse ubujura wenda umuntu kuba yakoresha ikiboko akica n'umuntu ariko bwa bujura umuntu agushika telefone abo bose RIB ibafata ikambwira noneho uzaze kwitaba tuzakurikirana udafunze ugendereza wongera urebe utandukanye gufungwa detention no gutabwa muri yombi. Niba rero tugiye kugereranya Meya n'umuntu washikuje telefone wigereranya Meya uvuga itegeko abantu barangana imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo rero bafashe umujura w'ibya telefone kubera ko ashobora guteboka ubutabera. Ngeri yo mpamvu gusa ikemeza ko Meya atatoka n'iki ikemeza ko Meya atatoka yego niki Gasana aburana Gasana gavana yarasabye gufungurwa ati je mundeke mupurane ndi hanze umushinja cyaravuga ati uyu nguyu n'inzego yabayemo niki nimwe murekura birabareba. Ariko kuri Meya niba rero na Meya nawe niba na Meya ubwiye iki ko batarajya kuvuga ati umuntu uturugo n'igihugu yagitora yagita ubwo rero nyine ubwo dufite ikibazo bongere kasho
reka nkubwire icyo nakubwiye rero hari ikintu kimwe twemeranywa ni kimwe ubundi niba nzasambana cyangwa undi muntu agasambana ntarare mu rugo rwe cyangwa ntarare ahandi ashaka kuko yaciye inyuma umugore we izo gereza ziraba nyinshi ariko amategeko arabiteganyije nuramuka uramutse wemerewe wowe n'uwo mwashakanye mukemerwa ko uzajya witemberera ahandi hose ugataha igihe ushakiye nta cyaha kiri imbere y'amategeko usanze kubeshya bagufunze usanze ubu ariko ikirego yagita muri yombi n'ubundi iri gukeka iri gukurikirana ikora iperereza ushaka ko dukomeza ibibazo biri kwamenya iri tegeko rivuga ko noneho iyo areze bafunga babiri niriya nshoreke twari kuyibona ko tutayibonye ubwo n'ikindi bidahari ubwo n'ikindi bidahari uwo basambanye cyangwa n'ikindi bataratorotse kereka niba utegeko rinavuga ko bagomba kuba bari mu rubanza rumwe bagomba kuba bari mu rubanza rumwe ndetse barajya mu manza ebyiri zitandukanye reka nkubwire wenda yaratorotse gato wenda yaratorotse bigatuma bakeka ko undi yatoroka reka ibintu niba utabizi gusa twanzure kuri icyo kintu ribu turemera ko ishobora kuba ifite impamvu zitandukanye zishobora gutuma ifite impamvu zirenze imwe yagomba gutuma ifunga umuntu ukabona nubwo yaba azakatirwa amezi 6 cyangwa azanarekurwa nyine kuko ariko wenda binashingiye ko hari ikintu yavuze mu itegeko utagoye kwirengagiza ariko dukwiye no kuzashaka umunyamategeko akadusobanurira icyo kintu niba itegeko rivuga ngo icyaha kitaremereye gishobora guhanwa n'ibihano biri munsi y'imyaka 2 ntabwo biba bikwiye gutuma umuntu agifungirwa ariko ribu nayo akaba ari kuvuga ngo ninde ufata icyo cyemezo ufata icyemezo ubundi icyemezo gishingiye ku butabera gifatwa n'umucamanza sibyo n'urukiko rubifitiye ububasha nirwo kuko kwanza ribu yiguta muri yombi ikwereka itegeko rituma ingingo y'itegeko teori ibintu birengagiza ribu ifite ubushobozi bwo gushyingura dosiye mbere mu itegeko rya mbere ntabwo ubushobozi yari ifite yakoraga dosiye kazi gushinja cyangwa umushinja akaba ari we ishyingura ryari isanze nta bimenyetso ukazireba zose wowe ushaka ko bashyingura kandi ibimenyetso bihari ngo nawe ndi kukwereka ubushobozi bwa ribu ribu ishobora kumufata ubwayo ikakurekura ikagufunga umunsi umwe ikararamo ikareba umugenza cyangwa ufite dosiye ibintu byo kuri menye ubundi itegeko ni iry'imiburanishirize kuki ushaka gufata icyemezo kuki ushaka imiburanishirize gufata icyemezo imiburanishirize itaraba ni itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha noneho ushaka icyemezo ariko baba bafite itegeko mbere kugufata bashingiye ko barakubwira ngo icyaha uri kurikiranwaho kigenwa n'ingingo iyi n'iyi ni naho Rashid ari kugaruka akatubwira ngo iki cyaha ingingo iyi n'iyi igihana ntabwo kirengeje imyaka 2 biguha ayo mahirwe ariko nawe ukagaruka ukavuga indi ngingo ukavuga uti no bibi ushobora gusanga ashobora gutoroka kuko Rashid ntatwereka impamvu yumva akomeye atatoroka ubundi akamubwira ribi ikora iki ribi izana amahipotezi uyasengura agafata icyemezo n'indi ni umucamanza ni ukuvuga ngo rero wowe cyari ku rwego rwa ribu hariya rero ku rwego rwa ribu umucamanza we yanamureka ku rwego rwa ribu sibyo umuntu wari wese iramutse imufunze umunsi umwe iminsi 2 sibyo ubaze ntega amatwi iminsi 2 cyangwa 3 ubundi iteganywa ari 5 igakora dosiye iminsi 5 yarangira ikamurekura kuko ifite ubwo bubasha sibyo nta cyaha iba yakoze kuko ya minsi 5 kumukurikirana ibifunze irabyemerewe ntabwo ibyo bintu byishe ryategeko baretse gato abanyamakuru bize kuvuga ngo zayireka baretse gato komereza ntabwo bavuga ngo baretse gato ruwi iramutse nabibonye ikwiye gushyikiriza dosiye parike ikaguha parike nayo ni abanyamategeko bagasuzuma bagasanga kukurigera urukiko ugifunze nabo ntabwo bibujijwe n'amategeko ahubwo ikintu tugomba kwegizamina ni iki ukwiye kureba ngo ese amategeko yakurikijwe ni igihe umucamanza bamuhaye ya dosiye bakubwira ngo dushaka umuntu akurikiranwa adafunze hakarebwa bya bindi bitandukanye kureba harimo ubwo n'ibindi byinshi gutanga n'ingwate n'ibiki byose bitekanywa ahubwo ikibazo gihe hari gikomeye utari kuvuga ni uko abacamanza benshi bakatira abantu nyamara ibiteganywa by'ingwate n'ibiki byose byatanzwe bakabyirengagiza sibyo ibyo kuba bakurikirana abantu bafungirwa mu ngo zabo nka Bamporiki n'abandi ndakongerenze nka 2 byabayeho sibyo ntibihabwa agaciro ku bantu bose nicyo dukwiye kwexamina ariko uyu munsi kumbwira ko kuba yagize imbere y'umucamanza amurekura sofa ribu ibyo yakoze nta hantu binyuranyije n'amategeko habe na hato
nababwira cyo nuko iyi deba aba ni abanyamakuru bakurikirana inkuru z'ubutabera ariko batari abanyamategeko. Niyo mpamvu ibinyagano byacu bizaza tuzababariza umunyamategeko twumve iki uruhande aherereho cyangwa uko atekereza aya mategeko yacu ayasobanuka cyane cyane ku itegeko rigenga procedure cyangwa imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, kubera ko ni ngombwa cyane ko umunyamategeko azamo ahangaha, ndetse bibaye na ngombwa twanabaza RIB kuko ngira ngo nayitanga amakuru kugira ngo batubwire impamvu bashobora gushingiraho birengagije itegeko ry'uko rivuga imyaka 2 munsi y'imyaka 2 ariko bakaba babitse umuntu nako nta rwo kumubika ubwo no kumufata cyangwa kumufunga akumuhagarika kuko Theo nabyo yabyanze ngo ntitubyite kumufunga ko urukiko nirwo rufunga. Mumbabarire tugaruke kubera ko twamaze kubona ko tari buze kubona igisubizo. Nabo turi abanyamategeko baraza kuzi ibitekerezo n'abanyamategeko yego ahubwo twigarukire ku rubanza rwa Moses. Ngira ngo mwiba mwakomeje kureba kuri social media mwabonye ko Moses gukomeza gufungwa ko bitavuzwe cyane nk'ukuntu wabukomeye ari byo byavuzwe cyane muri social media cyane. Kubera iki mwabibonye gute? Kubera iki cyane urubanza rwa Moses bisa nkaho abantu batashyizeho commentaire nyinshi, urwa meya akaba ari rwo rwagarutse cyane ugasa nkaho ari rwo ruhitinze, niba rukuhitinga ariko nabyita. Hanyuma ndashaka kubanza tuganire kuri ako kantu twumve mwe murabibona gute, kubera iki? Icyambere nivuge ku Rwanda rwa Moses nawe yatawe muri yombi tariki 12 ribivuga kuri 20 ngira ngo n'ebyiri hashize iminsi 10 nabwo nta cyaha yakoze ugereranyije n'iminsi. Uti kubera iki? Imiterere y'icyaha yarakurikiranyweho yatumaga bamuvana mu ijoro mu rugo, bari barebye ibyo yanditse kuko aha n'abavuga bati ntago Moses yakurikirana by'ibiyobyabwenge, ntago azira amagambo yanditse. Amagambo yanditse ntago yakurikiranyweho nk'icyaha, ahubwo amagambo yanditse yatumye batekereza ngo uyu muntu niwe uri kuvuga ibi cyangwa ari kiri kumukoresha, cyane ko bari bazi ko yigeze gukurikiranwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Biba impamvu nkuko nabikubwiye, ushaka kubona umuntu burya n'umupolisi w'umuhanda ashobora kumucaho, harimo dukora bizi hari umucaho kuvugisha haruka test akakureba akagoye umuntu ari tayari, hakaba uwareba akatavuga ati ewana wowe kwishyiraho n'umugenzo biragaragara ko warangiye. Nabo babonye imyitwarire baravuga ati uyu muntu uzikana n'ishobora banavuze bati mu bigaragara ntari mu Rwanda. Ibaza niba abaturage barebye ibyo yanditse nta wamuhaye visa, nta wamuhaye tike y'indege, bakatabanzura ko atari mu Rwanda. Nukumva ko byanze bikoze ibintu ari kuvuga ntibisanzwe. Kwita umenya ko umuntu ari muri Kigali rero uhita uvuga ngo ni iki kiri kumukoresha. Kiri gukoresha umuntu akenshi bashaka gutekereza inzoga, ibiyobyabwenge cyangwa se afite ikibazo cyo mu mutwe. Bituzi ushaka gukoresha umuntu ibintu bitandukanye n'ibyo yakora ari mu buzima busanzwe. Hanyuma bamutwaye gufunga nako kuratandukanye. Bagomba kumujyana muri forensic agapimwa n'urwego rutanga cyangwa se rukoreshwa mu kubona ibimenyetso bikoreshwa mu butabera, agapimwa. Icyo gihe aho yagomba gupimirwa hagomba kuba ari mu maboko atari aye. Noneho RIB noneho mu gufunga kwanya ko gutangira gufunga bizaba ryari igihe ikimenyetso kibonye. Hari icyo yakeka bitarabona ikimenyetso, ibona ikimenyetso kivuye muri forensic cyerekana ibipimo by'urumogi bamusanzemo. Uwo munsi nibwo RIB yatangaza no official ariko ishingiye kubyo kuko gukeka ku rumogi kera bajyaga uretse forensic baramufasha mujyana muri forensic ntibamufunga, baramufunze. Rega RIB icyo kwambika ipingu itegetswe kugira bimenyesha mu muryango wawe ko twaye umuntu. Yego umuryango barawumenyesheje kuko n'ikimenyimenyi mushiki we wasigaye n'urupapuro rw'ifunga n'urupapuro ruba rw'ifunze. Itegeko rwo ruteganya imyirondoro ibiba byanditse ntabwo ari ibintu bihimbwa na RIB. Reka mbigusobanurire nari mbizi ko arashyize kugira iyi resistance. Reka nyikubwira ni ukuvuga ngo muri ya renga yobora exception RIB ishobora kugaragaza igishobora gutuma iminsi 5 irenga, sibyo? Niba yagaragaje ko hakenewe ibimenyetso bigaragariza RIB ugiye ubwo cyeka parike niyo nibizo kuko niyo RIB reportinga, sibyo? None se RIB hari umuntu se kugeza ubuzi ukaremenga cyangwa Moses ugeze kubona navuga yuko yafunzwe ibintu n'amategeko. Tubigire person reka ngaruka ku cyo oya reka ntabwo urubanza umuntu yafunzwe bidakurikije n'amategeko watarigeza bigaragaza
ikintu cyo maze mu gitekerezo umuntu afite umunyamategeko rubi none se abitwa human rights defender se nabaki ntabwo na rimwe nshobora kwemera ko ushobora kujya kuburanira umuntu ugaragaza ko yarenganye ari mukuru afite imyaka y'ubukure afite n'umunyamategeko umwunganira ngo ugaragaze ngo uriya muntu ari kurengana uzi ko ushobora kujya mu rukiko wemera icyaha bakagucaringa bikarangira wabimwere kandi wacyemeraga ariko abo challenging se umucamanza ashingira ku bimenyetso aho ndabyemera sibyo ariko ushaka kumbwira ko ushaka kujya mu rukiko ufite umwavoka akakuburanira hakazaza Rashidi w'Intyoza akaza ati mwe muhagaze muri uyu muntu nubwo atari kubivuga ararengana birashoboka ahantu bizi wazurinde iriya miryango iharanira uburenganzira bw'abantu uvuga ngo wowe ushobora kujya ari cyo bita guheka ushobora gukora icyaha wowe ukakimera kukijyaho ibyo rero biba ni ibindi none se uretse gato twigarukira ushaka kujyana mu bintu ntabwo turabigeraho hari ikibazo yarabajije ushaka kujyana mu bintu bitandukanye ngo kuki ibya meya na Moses bitavuzwe kimwe hanze meya ni ibintu biri social byajemo abagore iyo ni zo deba usanga abantu bakunda kwiganirira mu tubari muri saro izo deba ubwo n'uyu munsi rero ikivugwa ni ese meya ko afunguwe baramusubiza ku kazi arataha iwe mu rugo arataha kuwe mugore ibyo ni ibintu bikurura deba kuri Moses rero deba zabaye urya munsi asohora iriya post ye kuri Instagram deba zarabaye zongera kuba ari yemeye ko yamutaye muri yombi ariko bavuga ngo urya munsi bivugwa ko yasohoye urya munsi bivugwa ko yanditse iriya post nibwo deba zabaye erega ikindi kintu ubundi inkuru ni iki inkuru ni ikintu kidasanzwe kumufunga Moses abantu be expecting ko bari umurekure nimbaruka turaza kubigarukaho murangira kutangariza itangazamakuru ngo tumufunze bitandukanye no kuba ari yaramenyesha umuryango we ko yamenyeshe ryari ribo yamenyesha itangazamakuru kuri 22 oya ntabwo ribo bimenyesha itangazamakuru erega abantu bagiye banatandukanye ibintu ribo yabibwiye itangazamakuru urakoze gutuma musoho none se niba ribo itangazamakuru ryarabaye interserikali bibaza ribo kuri 22 ariko nta kimenyetso ufite ko tarebe bw'umuryango ikibazo ndagifite ko yarimo bwiye kubera ko nkubwiye ko amakuru mfite nizeye nuko umunsi agenda mushiki we ari wasigaye mu rugo rwe none se buretse gatoya sibyo umuryango wari ubizi Rashidi wari no mu rukiko urashidikanya ko umuryango ushobora kuba complaining uvuga ko atabitamenye oya iyo ni deba yindi muzanye ngewe byo gufunga iminsi 5 n'10 nabigarutseho kwa meya Moses twe twamugeraho umucakoze kuko bamufata Moses bamufatiwe mu rugo hari mushiki we ntabwo yarahari ahubwo yaraje ngo ahasigare aramuhamagaye nese barabana ibyo nibyavugiye mu rukiko abantu baje ninjoro kumufata ijoro ryo kwa 12 werurwe amata mbabarire baje kumufata ninjoro Moses yanga gufungura bari benshi yanze gufungura bicurugi mu kwicurugi yahamagaraga mushiki we yahageze bakiri gusaka ako yahageze Moses ataratabwa muri yombi ayo namagambo okay nagira ngo shahundira ko Moses babana kuko Moses yaje ufite yaje kubera itabwa muri yombi iki bifitanye isano niwe ntuvuga ngo ibintu bimeze gutya byahindutse sigarira ku rugo oya ngwino mu rugo hari abantu bari gusaka ngwino urebe cyangwa n'ibyo byo gusigara ku rugo nuko uko byagiye niyo mpamvu rero deba ya Moses ya ubungubu nyuma y'icyemezo cy'ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo meya ari uri kugarukaho cyane kuko ni we abantu bagiye kwibazaho batera mu rwenya ariko we n'ubundi urebye benshi bibazaga ko kiracyaha kitagakwiye kuba hari urubuga rumwe nzi duhuriraho navuzemo n'amakomateri y'abantu ati umuntu atibye yahawe bavugaga meya ati arazirike urumva ibintu biri social ibyo nteko biteganywa n'itegeko reka ndetse kubigarukaho ibyambere ahubwo tugende twerekeza ku bya Moses rero hari n'abantu bari kuvuga wenda nashakaga gatoya Rashidi kuba kwera ari mu rukiko atubwire muri makeya yabonye gute Moses yaje ameze ateye yareba yameze gute ku maso yinjiye mu rukiko uko byagenze naduha ku gasenariyo gatoya kugira ngo abantu bumve ijisho ry'umunyamakuru byari rihari byabonye iki ariko bituye mu minota mikeya ishoboka iburanisha mu Rwanda ritangira saa 3 mu nkiko zose zo mu Rwanda niko itegeko rivuga rero we yahageze imbere ya saa 2 ku rukiko zawe nyine ariko abapolisi bari benshi abanyamakuru benshi ariko iyo bavuze ngo benshi abapolisi bari benshi ni kuvuga ntabwo bisanzwe hari ubanza ushobora kujyamo ugasanga
harimo babiri bangahe kugasanga ni benshi uraza no kubyumva impamvu bari benshi ahagera mbere ya saa mbiri zitaragera urumva yamaze isaha yose ku rukiko yicaye yambaye agapfukamunwa ishati tukura irimo amabara n'ipantaro y'umukara n'inkweto nini bya bintu nyine by'aba fashion ababazi yambaye agapfukamunwa k'umukara aragenda yicara mu rukiko ariko abanyamakuru babuzwa n'abandi bantu bari baje ku rukiko baje mu zindi serivisi babuzwa kwinjira mu nkiko z'urukiko mbere ya saa 3 mu cyumba cy'urukiko mu nkiko z'urukiko muri kampani bose bari mu y'uruzitiro yego saa 3 zigeze nibwo bemerewe abantu kwinjira uruzitiro no kuvuga iki gate clôture bari nyuma y'urupangu nibwo bemerewe kwinjira barinjira ariko nabwo babuzwa kwinjira mu cyumba cyiburanisha Moses yicayemo bavuga ngo bo bitonze bategereze nk'iminota 10 biza no kuba werekana wahagarara bati urahagarara muri jaride ntabwo byemewe bishaka kandi hamuhagarara jaride irangizwa igihe rero cyaje kurangira icyo gihe cyari cyatanzwe twinjira mu cyumba cyiburanisha dusanga mu Moses ari gusoma Bibiliya ubona kandi gapapuro k'umweru kanditseho turahirwa iryo jambo nabashije gusoma kora ku gapapuro ariko we yari kwisomera Bibiliya yicaye ubwo twinjiye mu rukiko yicaranye nande yicaye wenyine twicaye mu rukiko saa 3:25 ntabwo byatinze tukimara kwinjira umushinjacyaha yari yinciye barabaye yashinjwe n'abashinjacyaha babiri hanaza mucamanza n'umwanditsi we kuko mu rukiko rw'ibanze n'umucamanza bari umwe n'umwanditsi ahinjira n'umwavoka we araza abantu bari benshi mu rukiko udashobora gutandukanya umunyamakuru udashobora gutandukanya undi muntu waje mu rubanza rwe nabo mu muryango wa Moses Chamanza ati kuri itariki turaburanisha motions gutyo avuga itariki ati turaburana urubanza rwa motions motions si kampanira ariko nyuma za kubihindura avuga ati turahirwa Moses mwirondoro we abahagurukije ngo bajye imbere n'umwavoka we habahagurutse umwavoka ahita ahamagara undi muntu wari wicaye inyuma ati nawe ngwino rero agiye imbere nibwo basobanuye baravuga ko ari umusemuzi uhamagaye uwo muntu wari wicaye inyuma ninde mwavoka bari yose nari umusemuzi ngira ngo umwunganizi we ni umunyamahanga kugira ngo yego kugira ngo senari no ko mu gihugu cya Cameroon iyo ni senari ya mbere y'iburanisha twakoze n'umwe mu kimwe nge icyo ntekereza tukira aho ngaho ashaka kubanza kumubaza urukiko rwari rwiteze ko ari buze kuburanirwa n'umunyamahanga utavuga ikinyarwanda ukurikije uko bibonye icyo ntabwo bavuga ngo urukiko rwo ruba rwiteguye kwakira umuntu wujuje ibyangombwa ariko ni ukuvuga ngo muri baro urugaga rw'abavoka mu Rwanda harimo abanyarwanda harimo n'abanyamahanga urukiko rwo ruhora rwiteguye kwakira uje rugana yujuje ibyangombwa kuko baramwakiriye babona nabona ibishya baramubwira ati mereza ikarita yawe yo muri baro arayifata arayisuzuma arongera arayisubiza ariko ruwi tunatunibuke ko mbere y'uko urubanza ruba umucamanza ashobora kuba yarebye mu myanzuro iba yashyizwe muri systeme n'impande zombi ushobora kureba deje ukabona ko uwashyizemo umwanzuro yakubwiye uwo ari we ngewe kanaka wunganira kanaka suri Cameroon ndoganira kanaka systeme y'ubucamanza uko ikoze bishobora ko na mbere y'urubanza nubwo bivuga mu rukiko ariko umucamanza yaba yabashije kugira access kuri systeme akamenya ngo wunganira umuntu n'uyu n'uyu cyagaragaye interprete usoba umusemuzi we ntabwo yari yiteguye ku mpande zombi ni umu interprete uzwi usanga uzi mu muryango wa Moses umuntu bifashishije waho ngaho nicyo kibazo usibye no kwibaza kuri interprete wamwibazaho ukanibaza no kumwavuka bose basanze ari abantu batari kuri calibre yo kuba bari kumwe na Moses mu rukomere bw'urubanza sobanura gute umwavoka ufite ibyangombwa gute ko ntabwo mbwira urubanza ushinjwamo icyaha cyo gituma ukatirwa burundu ufungwa ubuzima bwawe bwose uri umuntu nka motions nka turahirwa Moses umusitari umaze wize ufite ibihembo mpuzamahanga ari gushinjwa icyaha gishobora gutuma afungwa burundu ubuzima bwe bwose asigaje kuri inosi afite imyaka 36 indi myaka yose akayiba muri gereza akaza n'umwavoka utaramara umwaka mu mwuga mu Rwanda gusa cyangwa ni wabo yaturutse
kubera ko ndibaza ko background yiwe ntabwo tutayizi. Kuko ntabwo wambwira ntabwo ntekereza ko experience reka maze ibarirwa gusa mu myaka umuntu amaze mu kazi. Reka maze experience ntabwo ibarirwa gusa mu myaka umuntu amaze mu kazi. ndaza kubereka impamvu. Ntabwo mbwira ngo afite accreditation muri Cameroon, no, ikigaragara kuko Cameroon n'u Rwanda nta MOU basinyanye kugira ngo bava ko muri Cameroon bazo nta masezerano. Ariko ushaka kuba uri accredited mu kindi gihugu none ukora kugiye gukorera mu kindi ugasaba accreditation yaho, ariko ntabwo ukora ubunararibonye uri ufite ahambere mu bijyanye no ndetse ndisobanura impamvu kuko umwaka ushize ntabwo ari kera baro ya Cameroon yashwanaga na baro y'u Rwanda, kuko uzi ko mu Rwanda hari abanyakameruni benshi baza kuhiga iriya ERPD, akavuga ngo ngewe nize rya shuri risabwa nyuma ya kaminuza yasubira muri Cameroon bakamwima ibyangombwa bagahitamo gukorera mu Rwanda. Bagahitamo gukorera mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Ku rubanza rero, ku rubanza ushobora gufungirwamo. Ni ukuvuga ngo uriya uwo mwunganizi we yavuze uko agira apfa avuga ati aho byoroshye kwinjira muri baro reka njye mu Rwanda. Icyo gishoboka kuko ntabwo waba uri register muri baro ya Cameroon nguze mu Rwanda kwiyandikishamo kandi ntayo mu boyi bafitanye. Icyo ni kimwe. Ikindi urubanza ushobora kuregwamo gufungwa burundu. Ntabwo wazanamo umuntu kuko ntabwo wazanamo umuntu uri buburane mu Kinyarwanda, ubushinjacyaha buraburana mu Kinyarwanda, buzanemo umuntu udashobora kumva ikiri kuvugwa neza mu rubanza uregwamo icyaha gishobora kugufunga burundu. Ariko none ushaka ko mu interpreter yasemuye nabi se mu interpreter reka tumbanza nagize umwavoka ndagira no kumwinterpreter kuko hano ngiye impamvu ari bubyemere uratubwira hagati y'umushinjacyaha umucamanza na Moses ubwe. Yego hari utambaga ururimi umwavoka avuga cyangwa se umwavoka ntabwo yumvaga iby'umushinjacyaha niba atarabyumvaga mu interpreter noneho ntabwo yari ku rwego rwo kubasha kwinterpreta neza. Ntabwo byari bimutunguye. Uvuze ko umusemuzi yari umuntu wo mu muryango wa Moses, wabimenye gute kwanza? Kwa ba interpreter ndibuni sanzwe nzi aba professionnel ahangaha babyishurira. Ntabwo ari umusemuzi professionnel ukiko arabyemereye ko yifashishijwe n'ababuranye ngo babe bamufasha kuko uri professionnel ngo bavuganye arimo araza ntiyigeze ahagera. Buryo yasamuyemo abari mu rukiko barabibonye. Noneho Theo icyo ndi kukubwira wowe kubera ko icyo nshaka kuvuga ibintu by'ubutabera hari amateka juridique udashobora gusobanura uko wiboneye ahubwo udasanzwe katarugambira Moses akurikiranwe kandi ugambira Moses akurikiranwe utegeza ko ariyo mpamvu yitabaje umwavoka w'umunyamahanga. Icyo rero noneho gutera imetero nge natera aho ngaho kandi yasanzwe afite umwavoka mbere yeburanaga bwa mbere imetero natera oya utaratera imetero ndashaka ko tumaze twumva ikintu cy'umwinterprete ariko umwavoka hano mu Rwanda ushobora kuzana n'abavoka 10 kubera ko numva ni ikibazo oya njye numvisemo ikibazo deja uzanye umwavoka utazi ururimi mu rubanza rukomeye. Yego urubanza ko kwa mugani ushobora igihano giteganywa kigera ku gifungo cyawe gishobora yego urumva none umusemuzi nawe ubwe aratunguwe kandi n'uwo mu muryango w'umuntu uregwa ubwo sinzi niba arakurikiranye tuze kumenya mu by'ukuri isano rye direct ni wa hafi cyane ni mushiki wese ni nyirarume se ni hafi cyane reka byo n'ibyo turi kubyinjira ni hafi cyane gusa icyo numva nanjye nemera ku byo Rashid ari kuvuga ubundi icyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge ijya ntago ari kinini ni umwaka umwe ushobora gusubira